nokuri ibyishanga ndarikunda ibyishanga ndarikunda ngira ngo nsuze The Ben nsuze na Pamela kuba mbasuje reka dusubire inyuma duhita tuvuga ngo ahakomowe ijambo ishanga hari umukobwa mwiza uwo muzi ku ishanga ari kumwe na The Ben yirongoza rino tuba dufite mu ntoki umukobwa wawe wande hagaragaye ni w'abanyarwanda uretse gato wapi ese ni ibura ry'abagabo ryatumye akoresha icupa ni ya mico mibi y'abakobwa ese ko bivuga ko yaba ari umurezi biyenera oya njye nayibonye ndayifite nanjye ndayifite ariko ryari ripfunduye wenda iryo cyo twakoze ririmo inzoga abashije kunywa bavanamo inzoga n'umufuniko yego icupa ryonyine mugenzi we niwe wari mushyiraga mu gitsina yamusesekeraga na ziranzara zasaga umutuku bigiye gutuma rero umuntu wese nzi nkunda mu buzima inzara z'inyamekano azikuraho agomana inzara na terereza yes of course abanyarwanda mu Rwanda wose utagira uko ushinzwe ku metero n'isagwa nasaba bashakanya y'imyaka n'akasongo y'amaranza nyamusigi pfa nibarire bucura bwabaziga bo mufana bafana yindi Kigali News 25 igenda bageza ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye nitwe twenye dufite ubushobozi bwo guca mu nkuta hirya no hino tukabashakira amakuru yizewe ubaka kanya mubona twicaye turi ku nkuru idasanzwe yakomeje guca ibintu i Kigali y'umukobwa wakoresheje akantu mubona hari ya kivide n'ikimenyetso twarizanye riho n'izina ryayo ngo tubereke ngo byari bimeze biti sinzi niba iri video icyatumye ritema ryo rito riri mu Rwanda sinzi niba ryo ryiza n'ibyo rifite formule nziza nge sindamenya impamvu yabahisemo iri video isyaka ngira ngo video nawe wayibonye kankwake no kuri Kigali News 25 ni mu rugo ariko kanguhe n'ikaze nokuri ibyishanga ndarikunda ibyishanga ndarikunda ngira ngo nsuze The Ben nsuze na Pamela kuba mbasuje reka dusubire inyuma duhita tuvuga ngo ahakomowe ijambo ishanga turi kumara ku mukobwa waciye ibintu uteye neza urandeba neza uteye neza ute mu nda zero urumva ute no hasi kandi ufite n'isura nziza ariko hano hari ishanga mu bagabo batazi ngo iby'ishanga iyo muri bikorwa remezo ngo yugira ngo isanga urabikunda ngo abyumvira mu bwonko ariko aka kanya byahindutse ubusa ngira ngo ni umukobwa wakoze inkuru itavuzweho rumwe n'abantu ntabwo ari inkuru bivuge ntabwo ari twabyita inkuru none se yasinze byabaye inkuru aho tuzi Adamu na Eva tukaba tuzi Romeo na Juliette abyushije yego tukaba tuzi umugore n'umugabo yego hari umukobwa mwiza uwo muzi ku ishanga ari kumwe na The Ben yirongoza rino tuba dufite mu ntoki ntituramenya niba ariko asanzwe bigenza cyangwa se ubwa mbere umase ahubwo tukibaza ngo ahubwo komeza ndavuga njye ngira ngo umukobwa yamenyekanye bwa mbere i Musanze ubwo The Ben yamukururaga ishanga mu ruhame ku gakanzu yari yambaye keza ateye neza abantu bose ati The Ben agaragaje ko Pamela atamuhagije ni inkuru zitavuzweho n'abantu rumwe ariko n'umukobwa waje kwifotozanya na The Ben yari umufana wa The Ben ariko benshi bari abapaparaza abavuze bibi n'abapaparaza cyane cyane twafata ku mafoto ariko nawe hararahaza yego cyo tugitindeho inkuru niyihe rero ku munsi w'ejo hagaragaye ifoto y'umukobwa rwose nako video y'umukobwa abwira mugenzi ati havuda atuma bya bintu biza ntabwo nshatse kubivuga udatuma njya kubwiherero nkagera gutya buretse kuko yego nyuma rero kugaragaza ibyo bintu umukobwa wawe hagaragaye ni w'abanyarwanda uretse gato wapi yego umukobwa w'abanyarwanda abanyarwanda kuko afite abafana oya buretse abafana bo mu icupa bakwirongoza icupa ariko se banzubwe neza njye nkibaza ikibazo kimwe y'inkozi z'ibibi njye ikibazo mfite ni kimwe kugeza ubu aka kanya ese ni ibura ry'abagabo ryatumye akoresha icupa ni ya mico mibi y'abakobwa ese ko bivuga ko yaba ari umurezi biyenera biravugwa ariko haje ngo ibitsina urumva by'abagabo abakobwa bajya biranjamo yego ngo bicomekwa kuri purize ngo burya iyo bakubwiye neza umukobwa wamenyera urumva ibitsina byinshi by'abagabo urumva byatabashije kunyura urumva yego ni ukuvuga iby'imo kuvuga ntabwo ndimo nabyumva neza icyo nkubwira ibura ry'abagabo ahubwo ni ukutanyurwa n'abagabo se oya ni ukutanywa no kwihaza kw'abagabo nese ni umuntu ajya kugura ibitsina by'ibipirizo kugira ngo yikinishe akazana ibiki noneho hagezweho n'ivide iri vide muri video ntabwo aribonye ni uko tuziba kuyikina
njye video ndayifite oya turayikina aho ryajyaga ni he ntago tubyemerewe dufite bashiki bacu dufite n'ababyeyi bacu ntago twemere kwerekana uburyo video irimo kujya ahubwo we nimujya ngo nakubeshya ca mu gikanwa video oya njye nayibonye ndayifite nanjye ndayifite ariko ryari ripfunduye wenda iryo icyo twakoze remo inzoga babashije kunywa bavanamo inzoga n'umufuniko yego icupa ryonyine mugenzi we niwe wari mushyiraga mu gitsina yamusesekeraga na ziranzara zasaga umutuku bigiye gutuma rero umuntu wese nzi nkunda mu buzima inzara z'inyamekano azikuraho agomana inzara na terereza ahubwo naza akazica ariko reka mbwa mukobwa w'ishanga mu kiganiro cyatambutse cyabanjirije iki ngiki kiri kumwe n'akarabo k'Imana reka nkubwiraho kugira ngo mugumure abana bacu Imana ishimwe na by'abakobwa nako na by'abahungu n'umukobwa nzamubyara arumva kandi niyo ni mukobwa naba mufite cyangwa n'abana zanamugira cyangwa n'abana bazamugira biriya ni ugusebya igitsina gore ndabeshya mwana wa mama ariko njye nkibaza ikibazo kimwe gusebya igitsina gore ariko nakoze ikiganiro mfite icyo bita Heineken ntabwo urimo urayamamariza nuko izina Heineken ngo umuntu uvuye ku isoko nukuvuga ngo inzoga yitwa Heineken yataye agaciro mu Rwanda hose ahubwo uyu mukobwa uruganda rwa Bralirwa rumurege ko rutesheje inzoga agaciro byatumye abantu bayangura yimanura mu kabarati sinanywa Heineken birongoza barayirongoje ubwo rero ngira ngo uri kumva yuko rwose inzoga yakomeje guta agaciro ariko umukobwa sinzi icyo abivugaho ngewe kugeza ubu sindumva voice cyangwa urafite icyo kuvuga ntacyo ahubwo hari ahazabarizwa handi hatari aho kuvuga ariko rwose niba koko mu Rwanda rwego rukurikirana ibi bintu uriya mukobwa bamushyiraho agomba kuba ari kuntu ari mwiza shaka oya nta bwiza butagira ubwiza bwose atagira ubwenge bupfuye azaba nka Jack wavuze ngo afite ngo ikibazo cyo mu mutwe afite turuma buriya zaho nzima yatura mu mubiri muzima binasanzwe yakora oya bure nayo mpamvu azayishaka kugira ngo adafungwa nta wamenya ariko urumva ntabwo njya bansobanura ukuntu umukobwa muzima ufite ubwenge afite vide rivuyemo inzoga akaryirongoza abasore bahari i Kigali hari abagabo ntabo bafite nta wamubenze ntabwo uri inyuma ya gatoya nawe ni umusore n'abandi basore oya ntacyo njye nanone ntacyo aba nkuyeho anaruke ariko areba abandi basore bazanye barahari kuko wenda nyine tuziranye oya ahubwo amabije abakobwa niyo mpamvu ngo umugabo ejo bundi yarambwiye ati nafashe umwana mbona ari muto ngerageje iriya gahunda mbona reka da ati gahunda zindi zari zibaye firi leta twumva Dorcas aravuga ati kugira ngo ngewe bizangendekere ukundi kanemere cyangwa umusaza abaragiye Dorcas nawe ntumutubwire kuko nawe urwego rwe twarubonye ntabwo ambwira ukuntu Dorcas waririmbye indirimbo zigakundwa n'abantu bangana kuri iyi buye ibiki byose bitangaza ashatse umugabo w'imyaka 42 nkibaza ngo ntuje gitifu wamushingiye agashingira umuntu w'imyaka 20 yuzuye urangije magatanu segonderi urukeneye university kwana kwitekereza inshuro ebyiri njyewe icyo nari butindeho ni kimwe icyo nari bwibaze nari butinde cyane ni ikintu kimwe abaye uriya mugabo ataranditse irete rica muri leta kuko umuntu ufite imyaka 18 muri leta irete riravuga ngo mu gihe banditse bagasuzuma impamvu yawe bwite kwemera gushaka umwana utazuze imyaka 21 y'amavuko ukayandika akarere kakayisuzuma neza meya akayisuzuma bakwemera kugusezeranya iyo leta ribaye dahari gitifu wasezeranyije uriya mwana bamukurikirana hari ikiganiro kuvuga cy'abantu batangiraga gukinira ku idarapo ry'u Rwanda ngo simbisubiramo bafata idarapo ry'u Rwanda bakira nka komedi hari ibiganiro binarakoze ariko aka kanya nta muntu umewe gusezera afite ku idarapo ry'u Rwanda reka nabo tubwiye baratwumva n'ubuyobozi bacu baratwumva ariko tukibaza ngo umuntu asezeranyije urumva umwana w'imyaka 20 n'umugabo w'imyaka 42 sindamuveba nge ndaza kumuveba mu gihe biraza kugaragara yuko nta retere bandikiye akarere imwemera gusezeranya wa mwana ku myaka 18 yandikiye akarere iyo retere yemerera gusezerana ariko nana tukagaruka yewe mwana wa mama bakango kubw'inda yatunane biri muri bibiri kubw'inda yatunane nubwo bafite management baba hafi ariko nanone kurikiye amafaranga kuri amuganga afite inoti barabyumvisha zo bandi mutasijone ngo amafaranga uri amugabo ukihe bese noza basazira ntwara zo zizamurwanirira ariko akavuga ati kagenda afite amafaranga oya amafaranga ni yayo bugisi byamaze kugaragara ikintu nimaze kubona amaze kubona akakobwa mu Rwanda akunda amafaranga ariko reka nsabe kasaba ababyeyi ba vesti numva
basi kugira ngo wenda ivangamutungo risesuye rihabwe icyubahiro. Erega ntacyo bavanga. Njye sinemeranywa nawe. Baretse narwo rugene neza. Nibave mu Rwanda arumva sinzi uburyo bahanga ubwene igihugu umuntu. Bave mu Rwanda, Vestine ave mu Rwanda, ari umunyarwanda arumva, ajye naragiye arumva, abundi muntu wo mu kindi gihugu ufite ubwene igihugu bubiri. Burkina Faso se ntabwo ari gupfa gutanga ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika ntabwo gupfa gutanga ubwene gihugu. Muri Amerika twavuze ngo ni imyaka 5. Burkina Faso ntabwo tuzi ngo bimeze bite. Barabutanga mu buryo bworoshye ntabwo bigendera ku myaka ariko ntibapfa kubutanga. Hari impamvu runaka ariko uramuga kuva ari umujejeta faranga koko nkuko babivuga aba yafite amafaranga ndahamya yuko akubisa aroroha. Iyo uvuze ngo umujejeta faranga hari uwo bitwaga Bill Gates ubu ni wa kabiri ku isi ufite amafaranga. Wigeze wumva ashaka cyangwa bigenda ukundi kuntu? Nawe yagiye muri divorce n'umugore ariko amafaranga muri bitazaki. Uriya mugabo umugore yari yamunara ati hari umwana mutoya ufite ijwi ryiza ugomba kuzansazura. Kuko akanya bashiki bacu batoya bari aho ngaho bati nta mugabo mwiza uruta umusaza. Umusaza n'umujene. Umusaza uko mbona nuko nyakira. Nyine hari ikintu kimwe nge nibaza ariko nkagishakira igisubizo nkakibura. Ese uwashingiye cyangwa se wagiye mu asura gukora na mukomisiyoneri ubundi ubu bukwe ugenda ibaza ku kintu kimwe buriya bukwe nta mukomisiyoneri urimo harimo umuranga harimo umuranga papa w'umwana n'umuranga na pare w'umugabo urumva yego nukurire yatsinda. Ese ko bivugwa ko iriya nda yaba yarayitwite niyo uriya mugabo muri Burkina Faso aza gutera inda mu Rwanda ariko cyangwa bayimutwerereye wasanga uriya mugabo urumva uno muri Burkina Faso urumva yabaga atuye mu Rwanda cyangwa gasanga iriya nda buriya ari ukuntu ubundi ugiye gukora ubukwe urumva uratwereza bakagutwerera neza nimba nkutwereye harimo mutwerereye inda se mbabarire wasa aho yanjye simbizi ariko nkanibaza kiriya ndesha ruzaga dore ahantu irahari inda yirimo ni nayo yatumye barakubagira ibanga bikore wihuse ejo ntituzabona rutabikenere yagiye hanze yagiye ubwo twumve ko ryatsinda yitwaga Vestine Dorcas ribaye amateka ntabwo amateka atasabana muri 2025 hari igihe n'abamushakira undi musaza muri Burkina Faso nawe akamurongora itsinda rikagumayo bakabatunganyiriza imikiri iyo za Burkina Faso. Abana n'amakuru mfite nuko batavuka kuri nyina umwe nise bundi ntabwo warubizi umwe ni nyina wabo wundi abadukurikirana iki babyumvike bwa mbere no kuri mwana yo kwa nyina wabo ahubwo barabona bakona ahubwo se cyo twabaza tuvuga guherakana Dorcas asigaranye nande mu Rwanda kuri awagiye sigara na manager mu managing akora indirimbo ari wenyine arasigara na manager mu managing akora indirimbo za wenyine niyo boss kora hari nubundi azakomeza yandike azakomeza yandike arandika gusa agakanya wakoraga indirimbo azikorera washakaga amafaranga numva yego Dorcas na Vestine haraho yagiye se Sirene ntahari yego agiye korera umwana nawe akora mushingire ararera uriya nawe mukora mushingire cyangwa nawe bushakira undi amushyingire wese ntakuze ntibanganye imyaka banyibukije Charina na sha abantu nakundaga banyibukije Baby Priscilla nakundaga sha oya umuziki wo turawukora banyibukije nakundaga bane agahinda n'ikigaro ndagisoje oya ikintu gihari nuko Vestine na Dorcas babaye amateka yakubeshyanya indirimbo zabo zirarangiye ariko nta kundi twabakundaga ariko ari amanyarwanda ngo havuye mu mutwashira urabona ishiga bigeze bo mu cyaro ishiga ry'inyuma ndarizi abwasiga amashiga ngahe urumva nyine n'abavemo iry'inyuma birasigaye n'umuntu ari kugwirirana none se birasigara urateka safuriya gute ntabwo byoroshye biraza kugorana ariko reka tuze kureba uko biza kurangira reka abakurikiye Kigali News 500 tumwifurize urugo rwiza Isaka TV 25 reka tumwifurize ibyiza urugo rwiza nubwo mbona ntarwo nze ko ngo bavanze n'umutungo ariko ibyo bavanga n'abavanze ibihangano simbizi Emwe nafata amafaranga make amuha urumva afata noneho Vestine afata n'amashuri yize agende ahuze urumva no mujeje tafaranga mu baravuga ngo nge nabyemera neza urumva hanyuma ibikorwa bikomeye avanga umutungo ese reka tuvuge ngo nagenda tunganirwe reka tuvuge ngo nagenda agira urugo rwiza ibiganiro byacu kuri Kigali News byo nakagaruka ciao ciao